Amahoro amahoro bwoko bw'Imana God's people aho muherereye hirya no hino ku isi. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Rero bwoko bw'Imana, dore ko n'ubundi duhura mu buryo bugiye butandukanye ku ndimi zitandukanye, kubumva Ikinyarwanda, Ikirundi n'abakoresha izindi ndimi, mugakoresha gusobanura kugira ngo mubashe kubyumva neza, mugumye mugubwe neza, abaherereye muri Afurika yose, abaherereye Aziya, Europe, Australia, muri Amerika, hirya no hino mugumye mugubwe neza kandi mugumye mukomerere mu mwami. Imbaraga z'Imana zibayobora zikumye kugaragara kuruta uko ibindi byose byagaragara. Rero uyu munsi n'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu ubasuhuza Anastase, ubwoko bw'Imana God's people. N'ubundi tugiri muri cya kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro duhuriramo tugasangamo byinshi cyane mu bidufasha nka God's people, yego ibitwubaka kugira ngo tubashe kubahiriza iby'Imana ishaka cyangwa icy'ingenzi twamagariwe gukora muri isi. Ngira ngo ubwoko bw'Imana God's people, kuba waba uri ahantu utagomba kuba uri byaba ari ikibazo, kandi ukaba urimo no gukora icyo utagomba gukora byaba ari ikibazo. Bitekerezeho cyane, ndetse kenshi urebe niba urimo gukora icyo ugomba kuba wakora kuri uyu mubumbe w'isi. Ese urimo gukora no kubahiriza icyo uhamagariwe gukora? Rero kuba tureba ijambo ry'Imana inshuro nyinshi tukifashisha ibyanditswe cyangwa icyo Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya, ni ukugira ngo tutajya kure y'icyo Imana idusaba gukora mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, cyangwa tutajya kure y'intego Imana idushakaho cyangwa umurongo Imana idushakamo mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Kuko isaha n'isaha ku iminota dufite, igihe cyacu dufite ni iki ngiki. Iki gihe urimo kunkurikira, urimo kunyumva, cyangwa uyu munsi turimo, ubu nicyo gihe dufite, niyo mahirwe dufite yo kuba twabasha gukora no kubahiriza icyo dusabwa n'Imana. Icyo dusabwa n'Imana turaza kukimenyeshwa tukibonye mu byanditswe n'Imana mu gitabo cya Bibiliya. Rero bwoko bw'Imana, tugiye kurebera hamwe nyirizina incamake y'amateka yaranze itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere, kugira ngo tugumye turusheho gusobanukirwa icyo tukwiye kubahiriza. Yego, niho n'ubundi muri aya mateka turabonamo umuvuguruzi w'Uburusiya Ilyich Zwingli imbere y'abantu barenga 600 bateranye, yifashishije ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya gusa yanga ubutware bwa papa. Kandi muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, turasangamo ingingo ugomba gushingiraho witandukanya n'abanyabinyoma. Rero ubwoko bw'Imana, muzi yuko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hano kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Aho niho uza gusanga n'ubundi ikintu umuntu harira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga, ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza gusobanura Imana ye nyirizina. Rero tugiye kureba aya mateka ku buryo burambuye yaranze itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere nyirizina nka God's people, ubwoko bw'Imana. Turaza turebe nyirizina ubundi aba bantu babayeho mu gihe cy'ara mateka bari barimo gukora icyo Imana ishaka, cyangwa babusanyaga n'icyo Imana ishaka. Ibyo turaza kubyemezwa n'ijambo Imana yo yivugiye nk'uko turisanga mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Ku buryo burambuye rero aya mateka yaranze itariki ya 28 niho tugiye kureba n'ubundi ku buryo burambuye zirancamake twabonye. Ku ya 29 Mutarama mwaka w'1523, imbere y'abantu barenga 600 bateraniye mu mpaka za mbere za Zurich, umuvuguruzi w'Ubusuwisi Ilyich Zwingli arengera neza amasomo ye 67. Yego, yifashishije ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya yanga ubutware bwa papa. Ibyo yari arimo yanga harimo igitambo cya misa, yego, gutabaza abatagatifu bapfuye. Ibindi yari arimo yanga n'ibihe byo kwiyiriza ubusa. Ikindi yangaga ndetse no kuba ingaragu mu buzima bwawe bwose. Yego, ariko inama y'umujyi cyangwa y'umujyi bari barimo, ariko yatangaje ko umwigisha Ilyich Zwingli ashobora gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwera n'ibyanditswe mu gitabo
cya Bibiliya cyangwa mu gitabo cyera cy'Imana nk'uko yabikoraga, kandi ngo bakamwihorera kugeza ku rugero rw'igihe azigishwa izindi cyangwa azigishirizwa izindi nyigisho. Yego, aya mateka n'uburi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. ugiye kuri runo rugo urusanga mu buryo burambuye bwimbitse cyane kurushaho, tuba tubinyuzemo nk'incamake kugira ngo turebe inyigisho nk'ubwoko bw'Imana God's people tugomba kuzirikana no kwitaho, nibyo tugomba kubahiriza, nibyo tugomba kwirengagiza tukabyihorera. Nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba kuri aya mateka nyirizina, turebe n'icyo Bibiliya yavugaho. Turareba kuri uyu Zwingli Illich wari urimo urengera cyangwa yita cyangwa arwanirira amasomo ye agera kuri 67, akaba we yarashingiraga ku byanditswe. Ngira ngo nka God's people, ubwoko bw'Imana, turaza kureba buryo ki uyu Illich Zwingli turimo kujya mu kirenge cye cyo kubahiriza ijambo ry'Imana rivuga kugendera ku mategeko y'abantu cyangwa kureba imigenzo n'imihango abantu bashyizeho. Ni naho nawe yavuze ati se ibi ngibi birimo gukorwa n'ubu bupapa icyo gihe cye muri ayo mateka, ese biri mu murongo koko w'iki ijambo ry'Imana rivuga? Niho we ibi ngibi yabikoze arebera ku byanditswe. Mu gihe yareberaga ku byanditswe, hari ibyo yirengagije, hari n'ibyo yanze. Hari harimo igitambo cya misa, uburyo cyakorwagamo, akanareba gutabaza cyangwa kwiyambaza abatagatifu bapfuye. Ibyo nabyo byari biri mu murongo w'ibyo yari arimo arwanya cyangwa yanga, kuko yasangaga Bibiliya atari kwibivuga, kandi natwe dusanga ariko Bibiliya itabigaragaza. Yego, kandi araza nareba ngo gufata ibihe n'ibihe byo kwiyiriza ubusa. Yego, ibyo nabyo uburyo byakorwagamo ntabwo yabonaga uburyo babikoraga bitarimo guhuza n'ikijambo ribivugaho. Ikindi ndetse yarebyeho ni uburyo bwo kuba ingaragu cyangwa kugira abantu ingaragu byiteka mu buzima bwabo bwose. Ese Bibiliya yo hari icyo ririmo ibishimangiro cyangwa ibivugaho? Icyo ngicyo nicyo cyatumye izi mpaka z'abantu barenga 600 yari ari imbere ye, ari kumwe n'abandi barimo kujya impaka kw'ibyo ngibyo we yaburaniraga ikijambo ry'Imana rivuga mu byanditswe muri Bibiliya. Ngira ngo uru rugamba ni narwo ubwoko bw'Imana God's people, uru rugamba ni rwo tubamo rwo kugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana, tujya kure cyangwa tubusanya n'amategeko y'abantu cyangwa imihango y'abantu cyangwa imigenzo y'abantu, duharanira yuko hamenyekana ikijambo ry'Imana rivuga cyangwa icyo Imana idushakaho, kugira ngo abe aricyo twubahiriza. Wowe wagize amahirwe tukaba turi kumwe kuri umurongo wa Irera TV1, cyangwa ukaba ugize amahirwe ukaba wumvishe kino kiganiro, hariho gushyira mu bikorwa ukimara kumva ubu butumwa, ndetse ukabumenyesha n'abandi, kuko ibyo twigira kuri uyu murongo nibyo by'ingenzi kandi n'iby'agaciro, dore ko twimbika ndetse tukinjiramo ku bigendanye n'ikijambo ry'Imana ridusaba gukora, kugira ngo abe aricyo twubahiriza. Yego, turebye ku biganiro byatambutse byose uko twagiye tubibona, twagiye dusesengura byinshi cyane, ndetse dukomeje no kubivugaho, ndetse hari n'ibindi bizaza nk'uko Imana igenda ibigena, dore ko igihe cyacu ari iki ngiki, tugomba kubyubahiriza cyangwa kubishyira mu bikorwa tutarebye ku gihe kizaza. Rero niho tugiye kureba icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, nk'uko twabivuze mu ncamake y'uko tugiye kurebera hamwe ingingo ugomba gushingiraho witandukanya n'abanyabinyoma. Ingingo, ngira ngo izi ngingo turaza gusangamo harimo n'izo Illich Zwingli yakoresheje yitandukanya cyangwa abusanya n'irya tsinda ry'abapapa ryo byakoraga kiriya gihe, kandi n'ubu ngubu hari abakibikora, bakwiye kubikosora. Kandi mu gihe bitarimo gukosorwa, uvuga ko ari mu itsinda ryabo yari akwiye gukora icyo bita kwitandukanya, kuko batarimo kugendera mu murongo w'ikijambo ry'Imana rivuga. Yego, nimba uri mu itsinda ririmo kuba ko riri mu by'imyemerere cyangwa gukora iby'Imana ishaka, ukabona barimo kubusanya n'icyo Imana yavuze, urumva iryo tsinda riri mu murongo wa nyawo? Aho ngaho bitekerezeho birenze inshuro imwe, birenze inshuro ebyiri, kugira ngo ubashe gukora icyo Imana ishaka. Tugiye kureba nk'ubwoko bw'Imana icyo Imana idusaba gukora mu gihe tubonye turi mu itsinda ririmo gukora
ibibusanye n'icyo Imana yavuze mu bigaragara mu gitabo cya Bibiliya. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino ibice 5 umurongo wa 9 kugera ku wa 13 niho yababwiye ati, nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, cyangwa kuko iyo bibaye bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Ijambo ry'Imana rikomeza ryerekana nyirizina buryo ki dukwiriye kwitandukanya, uburyo bikwiriye gukorwa, cyangwa turimo kurebera hamwe ingingo ugomba gushingiraho kugira ngo witandukanye n'itsinda ry'abanyabinyoma, cyangwa navuga ko bakorera Imana cyangwa bakora iby'Imana ishaka. Icyo gihe ingingo ukwiye gushingiraho izo arizo. Ijambo ry'Imana ryo ryerekanye yuko kwitandukanya n'abasambanyi cyangwa n'abakora ibibi ari ngombwa, ariko abo bakora ibibi cyangwa abagendera mu murongo w'iby'Imana idashaka ukwiye kwitandukanya nabo, bitwa yuko basobanukiwe cyangwa bazi iby'Imana, ariko bakaba barimo kubibusanya nk'uko babivuga. Ijambo ry'Imana ryo rikerekana yuko ababa bakora ijambo ry'Imana ridashaka, cyangwa barimo gukora ibyaha, cyangwa bafite ibimenyetso by'uko bayoborwa n'icyaha kibarimo, ariko bakaba batabisobanukiwe, bakaba batarabyigishijwe, bakaba batarabyize. Abo ngabo ntabwo ugomba kubatera umugongo, ntabwo ugomba kujya kure yabo, ahubwo abo ngabo bakenewe yuko basobanurira, nk'uko ijambo ry'Imana bivuze ngo nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi cyangwa abakora ibibi bose, ngo ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si. Niyo mpamvu guterana n'abo mu b'iyi si cyangwa kwifatanya nabo bikwiriye kubaho kugira ngo ubamenyeshe ubutumwa, ariko mu gihe uri mu itsinda ry'abamenye ubutumwa bwiza cyangwa icyo ijambo rivuga, bakavuguruza cyangwa bagacamo icyo ijambo rivuga, bagakomeza amahano yabo cyangwa ibyaha byabo kandi bazi ubutumwa, aho niho ijambo ry'Imana rikubwira ngo tandukana n'abo ngabo bazi ukuri ariko bakaba batakubahiriza, badashaka no kukubahiriza. Niho ijambo rivuga ngo tandukana nabo. Niho ijambo ryavuze ngo nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data. Ngaho aho ijambo ry'Imana rikomeje ribisobanura, abo twabujije guterana nabo ni abagendera mu bibi kandi bitwa yuko ari bene data mu myemerere cyangwa mu buryo bw'umwuka, cyangwa bari mu murongo wo kubaha Imana cyangwa gukora iby'Imana ishaka, ariko bakaba bagira gute? Bakaba ari abasambanyi, ari abanyazi, ari abifuza ibibi, ari abasenga ibishushanyo, cyangwa ari abatukana, cyangwa ari abasinzi, cyangwa ari abanyazi. Ngo umeze atyo nimugasangire nawe, cyangwa nimugaterane nawe, cyangwa nimukifatanye nawe mu bigendanye n'iby'imyemerere, dore ko aba arimo gukora iby'ibinyoma. Ukuri arakuzi ariko arimo kubusanya nako. Ngaho ijambo ry'Imana arimo kudusaba kwitandukanya. Ni naho iri ricizwingiri twabonye muri aya mateka n'ubundi yabonaga ririya tsinda ry'ubupapa cyangwa ry'abapapa barakoraga ibyo bavuga yuko barimo gukora iby'Imana ishaka, yuko barimo guhamya yuko bahamya ko bakora iby'Imana ishaka, ariko ugasanga barimo kubusanya n'icyo Imana yavuze. Iri ricizwingiri aragira ati kwitandukanya n'aba bantu biri ngombwa cyangwa ni ibyihutirwa, kuko barimo kuvuga ko bakora iby'Imana ishaka ariko babusanya n'icyo Imana yavuze. Aho ngaho yabonaga nta kuri kubirimo, ahubwo ari ibinyoma. Niho rero turimo kubona ingingo n'ubundi ukwiriye gushingiraho kugira ngo bitandukanye n'itsinda ry'abanyabinyoma cyangwa n'abagendera mu kinyoma. Ijambo ry'Imana n'ubundi rikomeza rivuga yuko abo ngabo mudakwiye gusangira nabo, cyangwa bameze gutyo mudakwiye gusangira nabo. Mbese murihe no guciraho abo hanze urubanza? Ego namwe abo mucira urubanza si abo muri mwe?
ijambo ry'Imana rirerekana yuko abo hanze udakwiriye kubaciraho urubanza kuko utazi nimba koko ubutumwa babuzi cyangwa ubutumwa bwiza barabusobanukiwe, cyangwa ntuzi nimba barasobanukiwe ijambo ry'Imana cyangwa bararyumvise. Niyo mpamvu udakwiye kubaciraho iteka. Ariko abuzi mwagiye mubisangira, mubiziranyeho, cyangwa uzi ko banatangaza ubwo butumwa bwiza bakaba babubusanya, ijambo ry'Imana niho ryerekana yuko ari bo mugomba guciraho urubanza cyangwa mukwiriye guciraho urwo rubanza rwo kuba mwakwitandukanya nabo. Ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka. Abo hanze ni Imana yizabaciraho iteka. Mukure uwo munyabyaha muri mwe, cyangwa muve hagati y'abo banyabyaha ukimara kumva ubutumwa bwiza. Ese dukurikije amateka tumaze igihe twumva n'ibindi biganiro bitandukanye kuri umurongo wa Irera TV1, ese igikwiriye ni ukumvira abantu cyangwa igikwiriye ni ukumvira Imana? Igikwiriye ni ukumva imigenzo n'imihango y'abantu bashyizeho, cyangwa ni ukumva icyo Imana yavuze? Rero nk'ubwoko bw'Imana God's people, ni uko tureba icyo Imana yavuze akaba aricyo twubahiriza, cyangwa tukagendera ku cyo Imana ishaka yuko twakora. Ntabwo dukwiye kugendera ku migenzo y'abantu nyirizina. Irindi jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 16 aravuga ngo bavuga yuko bazi Imana. Nyine ayo matsinda barimo kuvuga yuko ahamya yuko azi Imana, ndetse bahamya yuko bakora n'ibyo Imana ishaka, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Ibyo bakora, imbuto zabo, ibibasohokamo biraza kugaragaza yuko bayihakanye cyangwa batari mu murongo wayo. Genzura ibyo barimo gukora n'ibyo barimo kuvuga nimba bihura, cyangwa nimba birimo guhura n'ijambo ry'Imana icyo rivuga. Yego, usanga barimo kuvuga no gukora ibimbusanya n'iki jambo rivuga, kora icyo bita gutandukana, excommunication. Yego, kora excommunication, utandukane n'iryo tsinda. Yego, ijambo rikomeza rivuga ngo bene abo nabo kwanga urunuka, nkuko iri rici izingiri yabikoze, nabatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ese imirimo myiza baraza kuyikora bate kandi badafite intego yo kuyikora? Kubera iki? Ijambo ry'Imana bararyiga, bararizi, baranaryigisha, ariko ntabwo bafite intego yo kurishyira mu bikorwa. None imirimo myiza uraza kwibaboneraho gute batarimo kumvira icyo Imana ivuga cyangwa icyo Imana ishaka? Ubwoko bw'Imana tube maso, God's people, mube maso isaha n'isaha, buri gihe, kuri buri kintu urebe nimba urimo gukora icyo Imana ishaka, ukurikiza, wubahiriza icyo ijambo ry'Imana rivuga mu byanditswe muri Bibiliya. Yego, ndabashimiye rero, kandi turimo kurebera hamwe uburyo ki ingingo ugomba gushingiraho witandukanya n'abanyabinyoma. Rero ingingo iraza mu ncamake, muri samari, iragaragaza yuko itsinda cyangwa abantu cyangwa umuntu urimo guhamya yuko arimo gukora iby'Imana ishaka, akabusanya n'icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya, uwo muntu ugomba gutandukana nawe, cyangwa iyo tsinda ukwiye gutandukana naryo mu bigendanye n'imyemerere. Ngiyo ngingo nyamukuru ukwiye gushingiraho witandukanya n'umunyabinyoma. Rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye, dore ko ubwoko bw'Imana intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira kuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, kandi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ubwoko bw'Imana God's people, wibyihererana, bimenyeshe n'abandi. Ukimenya icyigisho cyiza cyangwa ucyumva icyigisho cy'ingenzi nk'iki ngiki, ukishyira mu bikorwa ako kanya, ndetse ukabimenyesha n'abandi. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu. Murakoze cyane.